Talik the Hitmaker. Alive, n'urugamba gucecekana cyo ni kibi. Alive, n'urugamba gucecekana cyo ni kimwe mu bisubizo. Alive, n'urugamba gucecekana cyo ni kimwe mu bisubizo. Ntuhangayike wibaza niba uzapfa n'ubundi uzapfa. Ntuhangayike wibaza niba uzapfa n'ubundi uzapfa. Gahinda ni kenshi ku mutima kubera ibyo mbona bituma nzura kamere. Abana baje mu gakino bikinjyana bayobya rubanda ku bwishi, barayomba muyombe ngo mufite birombe kandi muraririmba njye n'abanjye ntitubaze ibyo tuzi. Rikamba vimuzi nimwatura nk'umusozi, mutuma ndakara nkabura uko ngira. Ndabareba nk'isekera, ikibazo cyanyu ni uruca abana mumeze nk'abana baze mpfuye n'ubundi uzapfa nyine. Alive, n'urugamba gucecekana cyo ni kimwe mu bisubizo. Alive, n'urugamba gucecekana cyo ni kimwe mu bisubizo. Ntuhangayike wibaza niba uzapfa n'ubundi uzapfa. Ntuhangayike wibaza niba uzapfa n'ubundi uzapfa. Na modoka ebyiri muri street imwe zitagongana kandi babiri bari hamwe baruta bane batongana. Niko Pupuji yambwiye ku gasongero k'akarisimbi, kuvuga ukarinda upfa ingarafa ari ikikuraza isinde. Uko tuza niko tugenda nka kibona umwe, umweru umwirabura umutwe bose ni umuntu umwe. Ndi numa ku rutugu rw'intumwa abandi ni munume, subirana ijambo. Alive, n'urugamba gucecekana cyo ni kimwe mu bisubizo. Alive, n'urugamba gucecekana cyo ni kimwe mu bisubizo. Ntuhangayike wibaza niba uzapfa n'ubundi uzapfa. Ntuhangayike wibaza niba uzapfa n'ubundi uzapfa. Muri rusange step enye z'ubuzima: ya mbere so ni uyitera, ya kabiri nyoko ni ugutwita, ya gatatu ni ukuvuga kwanyu, ya kane yinda yibahaye ni urupfu.